Umuntu uri kurira habaye. Ubu nabyo umugore wanjye arapfuye. Wati mbirisi. Apfuye birarangiye. Umugore wawe arapfuye. Arapfuye. Mwana iki? Naragiye ibintu byose namutanzeho baranza aragiye. Ese ntigira inyiturano koko. Jando umugore wawe arapfuye by'ukuri cyangwa urimo kunyinisha mwe arapfuye yewe nose ndajya mukinishe no mu bintu by'urupfu. Jesus. Ihangane. Nase ubundi Jado ubu ngubu ninjye ubonye uhitiyeho koko. Nese umuturanyi wanjye koko. Nase ubundi aguye he mu rugo cyangwa aguye kwa muganga. Jesus. Sinumva byoroshye ari muri moroga nibo banje ukajya mu rugo ni ngombwa kuza kundeba sinari kubibwirwa n'abandi. None se nyine kureba nyuza hananjye ngera mu rugo nari guca ku rugo mwakumenyesheje iyo nkuru mbi koko yakaba. Rwose rero ihangane reka nkubwire rero rwose mana tuzamushingura ryari se ubundi. Tuzamushyingure. Rero igihe twashingurira cyose urabizi ko ngewe nta bundi bufasha ntabwo uretse kuguha amafaranga sinjye njya no mwirimbi buriya mu buzima busanzwe. Ese ntabwo mwirimbi Wati mbirisi. abazimu buriya ntabwo babamo babubitiyemo. Ubatinyira iki ko n'ubundi tuba turi abantu benshi. Reka manze nkubwire nkubwize ukuri. Mwirimbi sinakandagira mu mwashyingura mutashyingura. Ego sha umugore wa mukuru wanjye arapfuye sha. Umugore wa mukuru wanjye arapfuye. Jesus. Arapfuye ariko Umbase. Komera tota komera. Yesu we. Ucururu kumbwire se. Kandi ndakuvugije mu kanya. Wati mbirisi. Ninde upfuye uri kuvuga ninde? Yesu we. Umugore wa Jado arapfuye. Ninde wapfuye? Umugore wa Jado bati. Umugore wa Jado birangiye apfuye. We. Mana we. Rwashyize umunwa mu nzira nanjye sindarurokoka hari nenda gupfa. Mperuka igihe yararwaye yararembye. Umva igitangaje rero uriya mugore nta gihe kinini tumumaranye bari baramukoye ejo bundi. Icyo nicyo kibabaje nta nubwo bari bakabyaranye. reka ibaze none ikibabaje kurenzaho shareba ibintu ajyanye. Igigore cy'ikizungu cyari kiri mu muryango. Turimo kwibaza niba tuzongera kubona undi mugore uza kuriya mu muryango. Umuntu arapfuye aho watekereje ku muntu ugiye uri kwibaza ngo agiye ngo ari igikwerere ngo ari yego aho utabajwe. Ubu ndi kumva ntari kubyumva we. Ni wowe wari uriya mugore we ukuntu yari afite amabuno meza. Ntuyazi ntuzi amabuno afite. N'ikindi kintu kibabaje iyo mu muryango bavugaga bati ubwiza niwe wasurukira ku muryango. Nese ubu Jado azabona undi mugore mwiza nk'uriya yamukura he? inzobe yari afite sha. Ahubwo ibintu apfanye ko niyapfa akabisiga wakagenda byari gushoboka se ariko ibyo reka tubireke. Ahubwo icyiza reka manze njye mu rugo ntabare Jado. Ubaho nari ngenda haretse rwose ntago umuvandimwe ntago yaba yagize ibyago ngo mvuge ngo ndagiye kandi urabizi twese turi abagenzi kuri iyi si. Nshobora nanjye kurenga hano ukumva ngo ndahirimye ndabuze. Wenda reka nkubwire ikintu ndimo gutekereza byibura iyo hapfa nkawe wewe ugapfa ariko uriya mugore wagasigara ugasanga neza wakigogiwe. Nimero ngushyiriraho amafaranga ugende nayo gukaraba n'ibikinyaguhe ariko kumbwira kunjyana mwirimba ibyo ntabwo nabigukundira. Azize nimero zanjye ubundi so zifite reba. Ndabona wataye umutwe umeze nk'intuza kanzure muri telefone ye. Umugabo ararirukarira nk'umwana. Ese basi wakwihangana. Uranyereka namukundaga kandi reka kumukunda kuba apfuye ni ikindi nawe reba igihe wamurwarije ubu ni yaragiye kuzagenda n'ipantaro yayirangiye. Ubu ni umusigaranye iki? Reba inka zose naragurishije uturima ndagurisha none biranze. Gushakira amafaranga reba ukuntu wabigenza naho ibyo kujyana nawe mwirimba ibyo sinjya njya mwirimba. Ariko ukunze wenda wari kuzihangana ugapfa kuhagera. Reba kuri telefone ko yahageze ibyo kuhagera. Undi se nahagera nkaza nkamuzura naza nsute. Ndabona yahageze 200 cyose konse 200 nyine agenda ushaka ukuntu mubigenza nge ntago nabona igihe cyo kuzi wawe. Ari no mwirimbi muvuga reka sinajya mwirimbi. Urabona nakwigira ko wajya unashyira mu gaciro ibiro byanjye urabona byamanuka iriya misozi mujya gushyinguramo. Jesus. Sawa rero genda mwihangane nta kundi muri iyi si niko bigenda ukomeseka ariko we n'umugabo wari kuguma kurira nka umwana. Uko abantu bari kukubona bakagira ngo byabaye byarangiye
si ukuri kuboroga hano umunsi nibajya kumutaba none uzanira ganganije yakunze winyibutse mbasi nyine byarangiye bayi ngaho genda uransetsa manuka mwirinde se iriya hasi hose ibiro byanjye namanuka epfiriya bajye bazajya bapfa bajye bazambaho amafaranga nayo byo kumanuka epfiriya mwirinde sinabibonera igihe kandi isubire muri bizinesi zanjye mukomere kontra bite ntabwo ari byiza simama yanjye aho yarukiye hano aka gashati n'ipantaro sinjye wabiguhaye abatekereza aho uviriye nta no kubifura nzajya nguha imyenda nanagerekaho kuza no kuyigufurira iki kintu se cyo wambara ni iki uzi ko mu cyaro abantu bo mu cyaro muri hariye n'ukuri kw'Imana murumuna wanjye twamushingiye hariya ahantu koko tunatekereza ubundi se uri kugenzwa n'iki Wati mbirisi. aragwari mu bitaro endese mama buri munsi nukuzumbwira ngo mama ararwaye tumubuza kujya gushakira hariya ahantu noneho bwa umwanda waho ubwawo watuma arwara wati mbirisi Imana umwanda waho nuvuga gucyo bwararembye bamusemo na Salomo nagwara unuzo nimba baguta bombo mana yanjye mana yo mwijuru koko tekereza umwuka byonyine ufite nibi byendurwa umugeze n'imbere ubwo bwabyo byahita bituma agwa muri koma nzabafasha ngeze ryari ngereka manze mubwire nta mbaraga nabona zo kuzamuka mu bitaro nje kumureba murumuna wa muntu mwotsi bere rimwe koko ajya gushakira muri barabatindi sinini namubujije ntabwo yari namushakiye umusore mwiza yarangiza akihenura ngo ntabwo ngo yabyemera agahitamo gushaka kariya kabwa kameze kuriya rero ndakoze ibyo byirengagiza ariko byo kumureba ngereka manze nkubwire afite telefone namugure mwayirumye cyangwa nayo kujya mu bitaro n'amafaranga nashyira kuri telefone murabikuza turabona utira telefone nge ntabwo ndaza ku bitaro hariya ntabwo tekereza nayo mageze nyururuka imodoka nkabona nawe yambaye ibintu nk'ibi ngibi none icyo gisebo ngo murumuna wuriya mukire ngo Wati mbirisi. kadugendere umuntu utira telefone wakihangana ukaje nakubwiye ngo ntabwo ndaza ntunteshigiye kuba ari murumuna wanjye se biguha uburenganzira ngwakwe ntunzamurire isukari 50 niba make yayo mbashyiriyeho uzampamagare nizere ko babikubwiye ubwo gahunda ni ukugenda tukajya gukingura ariko hari reka nkubwire buriya agahinda n'ikica akagira mu bishya agahinda n'ikica njye naravugaga ni wenda ubwo wari umugore w'inzobe nawe w'igikwerere urabona ko nawe yarabyibushye yari yarashimye urugo hakagiye mu rugo sapfa yatabyaye bivuze iki nacyo ni ikibazo ariko hakagiye hapfa ibikara ubundi umuntu ashima urugo yarabyaye akaba afite icyo abishyizemo none reba ukuntu apfuye agiye tugiye guhita twibagirwa filime reba uri kuza kubimbwira ngo bimfashe iki reba biriya bitakapfanye none ariko si uko bigaragara ko papa wawe yabyaye ibibwa gusa jadaje kubimbwira ari kurira abantu b'abagabo murira nk'imbwa areka niwe muntu mwiza mu muryango twari mwiza seruta abandi bose gusa ko ndi umuturanyi wanyu njye ntabwo ndi mwiza yezu we none warigenda nagiyeyo mbona avuyemo imyenda kubiza ibere hanze navuga ati wenda niyo nakipfira iyo hagenda njyewe abantu b'abatindi mugira ibikabyo mugira amagambo menshi mukanwa n'icyo mbangira ubwe nigendere biriya ni nko gupfusha imbyeyi rero wowe kunsakuriza njyewe n'ubundi nturi kubimbwira ngo ndazi iwanyu hariya sinahakandagira naboherereje amafaranga mugende mushyire isanduka mugure n'ibyo gukaraba ubundi uri kubimbwira ngo mbikoze iki njyewe narigize ngo ntabwo babikubwiye babimbwiye nabimenye kandi numva kuguma kurepeta munyumvisha ko mwapfushije ntacyo biranyongera mwapfushije nyine umubyeyi we kuza kubimbwira ninjye wamwishe umubyeyi we wagiye ucisha make ko yapfuye nyine izari gatebe gatoya uje sa no kuncira imigani yapfuye sinjye wamwishe kandi nakubwiye ko nabahaye amafaranga hari ikiri kubura amafaranga ngo nyabahe nkamubwira nkamwiyoreresha ibi bintu nawe bishobora kukubaho nimbaho wavuganye n'Imana yanjye ku isi ni karatemba shyashya ngo ntariri none zuko ntabwo uragiye gushyingura y'abagombozi nababwiwe nabahaye amafaranga sindajya mu irimbi sinkandagira yewe n'ahantu umuntu yapfuye sinjya makandagira
ubwo weho nupfa ntabwo uzakandagira. Tekereza ukuntu uje ukabona abantu barimo bagenda n'ibiro nifitiye none iki nabazo haba haje abantu benshi babatindi hari igihe barimo n'abafite inda hashiduka n'inda anyumvira ibintu urimo kuvuga ibintu wajya ukajya kureba mukuru wawe ukajya kumurundarunda ubundi uri kumbwira ibyo ngo mbifashe ngo yari inzobe yari niwe bwo wakumva umuntu wapfuye w'inzobe biratangaje kugira ngo abantu beza bapfuye ni benshi ashya ntukajya mu gihe urakoze cyane ubwo n'ibitiyo babijyanye ibitiyo se nyamba bikira ibitiyo hano usha abantu babatindi bagira ibikabyo uranyumvira ngo yapfuye ngo yari inzobe ngo nashaka aba yari inzobe yari n'umuzungu afite n'ikibibi ku kibuno yamwe yego komera ese niwe konsora yego amakuru se hari n'amayiro yibutse utera amakuru ntabwo ari meza umwana yandembanye umwana yakurembanye What mbirisi? ko numva ari ibibazo umwana wanjye ameze nabi narinje kukureba kugira ngo mfashe tumujyane kwa muganga ayiwe kusanze se ubu nanjye nta mwanya mfite nukuri wamfashije kuko tukamujyana kwa muganga ararembye cyane umva hahandi mbonye rusa naho rugiye kundangira mbabarira umfashe tugire umva rero ubaka kanya icyo nagufa ubu nta mwanya mfite ngiye pfira mu gishanga hari uturayi bakwiyongeye kuzana kikoze icyo nagufasha reka mwoherereze udufaranga nawe urebe uko ubusa amafaranga aramuheka ko wambabarira ukajya kumushyirira ku rutugu koko rwose mubyeyi ihangane nanjye rwose nta mwanya mfite wamfashije koko ko ari wowe muturanyi narinze rwose tukajyana umwana kwa muganga ndakwinginze mfasha mana yanjye we buriya hariya harananukira kuva umugore wanjye yapfa sindasubira iriya nzira y'ibitaro reka mana we ubu ndahareba nkahatinya nkumva n'agahinda gahise kanyika nakundi wanza kumfasha none se nyine ndakoherereza amafaranga urebe amafaranga uyihorera amafaranga si yo mbabaye nayafite kunsi ihangane akeba nigeramo kikoze mwese uko wamaye amafaranga umbwira ngo niwagera mu irimbi nanjye bo cyase nagera mu bitaro rwose kikoze nanjye mba nkoherereje udufaranga cyo ngaho da izi nzira Mama yangu. Kache ndimo kwahagera kankusaba ubufasha ego nawe uraze ihene yasabye ingendo ubufasha kamanza magarare mu kuzamuka uno musozi mahana uvuye hese Jesus. sha mvuye kwa bane wanjye ariko ijyo mbonye ngaho da rakagira imana reka nkubwira ibintu biri kungenza uri kugenda kwinginze mbabarira umwana wanjye ararembye umfashe tumujyane kwa muganga mwenye uwanja wake kaingia sasa. Gemu ikaisha hivi. Hata sofa mahala loi. ariko se konsora umwana wawe aragwaye nukuri ameze nabi ndakwinginze mfashe niwa musore mbonye nihaye kwigereza kuri mukuru wawe no kuzamuka Yesu none se kagira inkuru yambwira no kuri mama rwose dore twebwe umuryango wacu umupfakazi turabumenyeye yatagize gutya ntaheruka no kurekata umwana wawe saba umwana ameze nabi man yego Ariyeta ameze nabi cyane ararembye none ukora bigenzo ndagira ngo tujyane umfashe hano hantu reba hano turi kugera ku muhanda biri kugora tumwigise hano haragubye buri modoka bamushyire mu modoka mujyane kwa muganga njyewe ngufashe umfashe umwana wawe mukoreho mwanduza inda wa mugore reka muryango wacu nta butabazi waguha ubu reka ubwo nabutse buriya nabahaye amafaranga mbanze ndamutse mukoze akagwara cyakora nanjye reka nk'ubu udufaranga nsaguye hari amafaranga nsaguye niyo ndaguhereza rwose nawe reka mva mubwire none hagashya umwana wawe ubwo agwaye ese irambonye kwe ese irakubonye urumva nanjye ndakubonye ngereranyije n'amagambo wambwiye rirata ko se nawe yaripfanara nuko abagoye bose badapfana wapfuye yaba mbabaje ese we kuba umwana muto wambwiye make basi nubwo wenda ushobora kuzubura umutwe ukawubura ukiri iwanjye yego kwa hari igihe atari bupfe nk'ukuri kubyina cyangwa akaba n'umugore wanje sibyo akebo nigera mariko gushingira mu batindi byo byangora dore nibyo nakubwiye isi ni gatebe gatoki si ibi ngibi nakubwiraga ntikaratemba shyashya umwana wawe aragwaye wanze kugira ngo umugore
gendere da muganire kamvuga urase kushya mvuga abatindi mugira amagambo mukagira n'aya magombo aha namwe abakire mu buru bufasha ubuzuri bakuza kudutabaza worohewe Abo nigeramo da ujya wihangana noneho ndahamagara abahe noneho ko zinyumiyeho koko reba ibi binyashu zamukanye ahangaha zinyumiye wumvishe wa mugore yewe kazi k'iyi minsi ukabona use ndasanga batagatanzira va mu nzira madamu va mu nzira nigendere umufashe iki akazi ngiye gushaka n'inkaburura kama wamba bari ukanye ibiki mbwira vuba nigendere bigenze umwana wanje yarembye none urabona ndi muganga urandebye umbona amakuru waruje ngaho vuga urangize twumve yapfuye reka nkubwire mbabarira ndakwinginze umfashe koze agatima karimo gutera bwa nyuma yapfuye asambye ntabwo yari yapfa ntabwo yari yawana ariko iminota asigaje yonyine umfashije hano tukamugeza kwa muganga bakamuha agaserumu yakweguka bibiri yakwivuga ngo mureke abapfu bahamba abapfu babo umuntu ukeneye serumu urumva atari umupfumu bari ariko mana wamfashije koko ariko wowe ko numvise amakuru yawe nawe ngo uri ingona ngo nta muntu ujya ufasha ku mudugudu ko wumva bakuzi ubwo urumva naba ngufasha iki sibye kuturera umwanya wacu wakwihanganye bwa gatoya koko nawe ihangana umwana arakira wenda irengagize ko wenda ntacyo namara ariko uwo mwana ugira imwenda urebe ko hari icyo yazagufasha njyewe se ntabwo mfite abana nawe girira mu abana ngiye gushakira akazi mbahahi ujye mureka kuzana iyo miteto mutuza nawe by'inka yarinda genda imbere aho cyo koza hari abagabo duhuye wenda nurabura mu gufasha naho nanjye ndi kwihuta mba nkufashije da abatindi bose bavuga kimwe zinyumiyeho kwera inguti y'amana yanjye nyine nguhamagara nkubwire ko umwana wanjye rwarangiye nazengurutse imisozi ntabaza ngo hagere n'umuntu mfasha shambuze n'umwe nari nibaje impamvu nanjye wemeye ko ngushyiraho inda wamba barukareka kuncyurira mwana wa murumuna wanjye ko ukareka kumpata ibintu by'intuzi uko ntagikeneye umuntu nturira impuro ko nzihaze koko reba ikibanda ahantu nyitereye ndazengurutse uyu mudugudu wose uretse inyuro nta kindi kintu ncyuye ubu nta kintu nshaka wenda wakumva niba muvukana munsi rimwe ibyo wamubwiye sinabyumvishije basi wakoroheje tukararana ijoro rimwe hano bugacya mu gitondo ukabyukuranshakira baramfasha kumushyingura kuko wenda ubwo uri wo muri karitsiye ko abakene bumva nibura wenda ko barakumva bakagutabara koko ubwo uri kwirengagiza ko mama ari muri bombori nta muntu afite kubaho kurarana se mu nzu wenda wagize ngo kamanze kora mama muri bomboni ukuntu ameze ubwo ndakwiye igisubizo ibyo twakwikora mu isi koko burya mana kurata amafaranga ntacyo bimaze ubu iyo mba narabimenye nkiyegereza inshuti n'abavandimwe hakiri kare ubu ntabwo mba muzi umuntu mfasha ubu iri joro koko napfushije telefone imaze kuzura amafaranga ubu si amafaranga ari bundazi mana koko ubu nibwo mbonye isi koko isi nanyitura nigira mana ukirekereza gupfusha ukarara mu nzu wenyine ubu koko mana yanjye koko mana noneho naho mvuka mama namwihanuyeho abakuru banjye bose n'abarumuna banjye ubu koko mana mbaye wane koko none na mama umbyara ndamuhamagaye mubwiye ngo umwuzukuru arapfuye ngo ntabwo ateze kunyitaho ngo ndamwihanuyeho ngo mfite amamodoka najya kumfasha gushyingura ubu se ko nakoresha amafaranga agashyingura koko mana isi ndayibonye ntigira unyiturano mana nimba n'urundi uvarutse uretse gushaka padiri akamapenetensiya nkihana nkamenya ko iby'isi bishira nkamenya ko iby'isi iyo ubigize nta nshuti ufite ntacyo byaba bikumariye iyo mba naragize inshuti imbere y'igihe ntabwo mba mbayeho gutyo